ashimwe cyane bene data nshuti z'umusaraba. Amahoro y'Imana bane namwe, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mwese n'abanyu n'ingo zanyu. Haleluya. Amahoro y'Imana nabe mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mwami Imana bishimire kandi Mwami Imana abagenderere. Nejejwe n'Imana mu mutima wanje ko Mwami Imana ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, kandi ari umunyembabazi, kandi akaba ari umunyakuri. Haleluya. Mana ishimwe ko wamwemera nje nkamwemera. Nawe utaramwemera uyu munsi ndakwinjiza kugira ngo ukomeze utekereze ku buzima bwawe cyangwa urugo rwawe, imibereho yawe wayiha Kristo, kuko niwe ubasha kuturinda no kutugirira neza. Haleluya. Uyu munsi mbazaniye ijambo ryitwa kubabarira. Ijambo rigoye abantu benshi, ikintu kigoye abantu, kubabarira. Haleluya. Kubabarira, 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 kubabarira. Amen, amen. Kubabarira, 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 kubabarira. Dusome ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 6 umurongo wa 12. Ntabwo turi gusoma ahantu hanini cyane, ariko ndashaka kongera kubibutsa kubabarira. Imana iradushakaho kubabarira. Imana irashaka kubabarira. Hari ibintu byinshi tugenda twirengagiza cyangwa se dusa nkaho twabyororoshe bitakitureba, nyamara tubikora, tubirimo, tubyisangamo. Haleluya. Dusome 12 Matayo 10 ibice 6 umurongo wa 12. Haravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe tuyiharira abari mu imyenda yacu. Amen. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nababwiye ko mbazana ijambo ryitwa kubabarira. Kababarira nde? Ubundi kuba muri wowe ushobora kubika umutima wo kutababara cyangwa ukabika inzika, nuko hari umuntu uba waragukoreshereje. Yaba yari inshuti yawe se, yaba yari umuturanyi, yaba ari mwene wanyu, yaba ari nyogosenge se wakubabaje, yaba ari so wanyu, yaba ari mukuru wawe cyangwa murumuna wawe, yaba ari umuturanyi mwaturanye, yewe se yaba ari n'umunyeshuri mwiganye, akakubabaza, agakora ikintu kikakubabaza kuko wari umwizeye, kuko wamukundaga, ariko yakubabaza kwa cya kintu yakoze, ukumva kiguciye intege, ukumva kiguteye kumuzinukwa. Haleluya. Ukamwanga. Mana ishimwe. Ukumva ntugifitanye umubano nawe, ugaca umubano ukubiri nawe, ukavuga ngo icyaha kanaka yankoreye sinzongera kumubabarira ukundi, nta n'umubanire shaka nje nawe. Ajya kirenzira nanjye nciyanjye, ajya akora ibyo nanjye nkora ibyanjye. Haleluya. Ariko uwo mutima nongere mbabwire ngo uwo ntabwo ari umutima w'Imana. Umutima w'Imana ni umutima w'imbabazi. Imana ishimwe. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Umutima wari muri Kristo Yesu ni umutima wuzuye imbabazi, ni umutima wuzuye urukundo. Haleluya. Ahantu hatarimo imbabazi, umutima utarimo imbabazi, urukundo ruba rwimutse. Umutima udafite imbabazi ni umutima ubika inzika, ukavuga ngo icyo kanaka yankoreye nzacyandika kugira ntazanacibagirwa. Mwari muzi ko ari abantu bajya bagura amakarine yo kwandika amakosa abandi babakoreye. Imana ishimwe cyane, kandi Imana itubabarire. Ariko iki ni igihe cyo kubabarira. Kindangaza ni kimwe, wowe ufite umutima utababarira, ariko ufite umutima utababarira, ariko wifuza ko undi muntu akubabarira. Uhora ushaka ko ubuzima bwawe buhora ari ubuzima buhabwa imbabazi. Niba ari ikintu runaka ugiye gukora, ugiye wenda kujya mu kazi runaka, ugiye gucuruza, abantu benshi duhorana isengesho rivuga ngo Mana umbabarire ibintu byanjye bigende neza, Mana umbabarire projet ntangiye izakemo, Mana umbabarire.
tekereza iyo ugiye gusenga wowe wiriwe mu kazi kawe urapfukama ugiye gusenga Imana uzi isengesho rya mbere usenga uravuga ngo Mana utubabarire kuko turi abanyabyaha twiriwe mu isi yanduye twarebye turacumura twavuze turacumura twatekereje turacumura none turagusaba ngo utubabarire wowe ukeneye imbabazi ariko ntukeneye kuzitanga uri umubeshyi cyane Imana ishimwe wowe ukeneye imbabazi ahangaha niho Yesu yarimo gusobanura abigisha be arimo kubigisha isengesho rino sengesho rikubiyemo ibice bibiri igice cya mbere kirarebana natwe twebwe uburyo dusenga dusaba Imana iduhe ibyo kurya iduhe ibidutunga by'uyu munsi ubwami bwawe buze ubushake bwawe bube uko bikorwa mu isi uko bikorwa mu ijuru uko bikorwa mu isi iryo ni isengesho dusenga ritureba ariko noneho nako ni isengesho rireba Imana isengesho ritureba ni iringiri guhera ku murongo wa 12 avuga ngo uduharire imyenda yacu mu yandi magambo utubabarire ibyo twakoze utubabarire ibicumuro byacu wowe urashaka ko Imana ikubabarira urashaka ko ukora ikosa mugenzi wawe akakubabarira wari uzi ko hari igihe mugenzi wawe ukoshereza yakubwira ngo mbabarira ntumubabarire ariko wowe wakosereza undi muntu ukifuza ko aguha imbabazi reka nkubwire icyo ubiba nicyo usarura ntabwo ushobora gusarura icyo utabiba nimba ubiba imbabazi uzazihabwa nimba ubiba urukundo uzaruhabwa nimba ubiba amahoro uzayahabwa menya ko igihe cyose ukiri mu isi icyo ubiba nicyo uzasarura uretse no mu isi gusa tuzabisarura tugeze no mu bugingo bw'iteka haleluya dusome muri Yohana wa mbere twumva icyo hatubwira Yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa 9 Yohana wa mbere ibice bibiri umurongo wa 9 aravuga ngo uvuga ko ari umucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu ukunda mwene se aguma mu mucyo nta kigusha kiri muri we haleluya naho uwanga mwene se ari mu mwijima kandi agendera mu mwijima Imana ishimwe cyane ukunda mwene se uvuga ko ari umucyo akanga mwene se aracyari mu mwijima reka nkubwire biratangaje cyane ko twebwe tuvuga ngo dukunda Imana kubera ko Imana ni umucyo ukavuga ngo ukunda Imana ariko ukanga mwene so ukanga mwene wanyu ukanga inshuti ukanga umuvandimwe uracyari mu mwijima iryo ni ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo yanjye mbabwiye uracyari mu mwijima nturabona kugira neza ko Imana habe n'umunsi n'umwe Yohana urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 20 aravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunyabinyoma kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye Imana yabwe icubahiro haleluya haleluya uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo ijambo ry'Imana riri clear ijambo ry'Imana ni umucyo kandi rijya rituyobora rikatwereka ibyo tugomba gukora rikatwereka aho tugomba kunyura rikatwereka ibyo tugomba gukora bifite umucyo besha Imana icubahiro igihe cyose reka nkubwire nushaka uzabe mu masengesho y'iminsi 100 nushaka uzabwirize amahanga kumenye nushaka uzabe mu rusengero utura amaturo menshi cyane ube wanamenyekana ariko nuvuga ngo nkunda Imana ariko nkanga mwene so nuvuga ngo nkunda Imana ariko mu mutima wawe ukaba ufite icyumba gifite aho wakingiraniye abantu wanga kubera ko burya kwangana ni umutwaro ukomeye cyane kandi ni umutwaro uvuna abantu batazi uzi kugira gereza mu mutima wawe burya kwangana rero ni gereza ukavuga ngo kanaka ndamwanga ukamushyira mu cyuma cy'umutima wawe ukamukingirana ntuzongere kumuvugisha ntuzongere kumusuhuza abenshi basigaye banivugisha bakavuga ngo nihaye amahoro ndamusuhuza okay nubwo nagishaka gusabana nawe ariko naramubabariye urabesha none se ntabwo ushaka gusabana nawe ariko waramubabariye urimo urabesha kandi ntabwo ubesha amahanga ntubesha abantu nawe ubwawe uribesha
ni gute wababarira umuntu ariko ntongere gusabana nawe? Ni gute wababarira umuntu ntwongere kuvugana nawe? Ni gute wababarira umuntu ntwongere gusengana nawe? Reka nkubwire, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga mwene se, uwo nguwo ni umunyabinyoma. Kandi se w'ibinyoma nawe ni Satani. Haleluya. Ubwo nyine so ni Satani urimo uramukorera. Imana ishimwe. Iso ni Satani kubera ko Satani ni we se w'ibinyoma. Nawe rero uri umunyabinyoma kubera ko urimo urabesha ngo nkunda Imana ariko ufite ubugome, ufite umutima mubi, wanga abantu, wifuza kubagirira nabi, unubifuriza icyiza. Imana tubabarira. Umutima utababarira uhora ushinja, uhora utenga agatoki ukavuga ngo kanaka ni ufite amakosa, kanaka ni wowe wakosheje, ni wowe byaturutseho, ni wowe wabiteye, wowe ntabugire uruhare rwawe mu byakozwe. Imana ishimwe. Ntabugire uruhare rwawe mu byakozwe. Uvuga ati ariko ari amakosa kanaka ko yayakoze nta ruhare nabigizemo. Ko twari twatangiye kuvugana buriya kugira ngo mbwirane amagambo arinda mbabaza, njyewe nta ruhare naba nabikozemo. Iyo ukomeze guhora ushinja utunga urutoki nta munsi n'umwe uzababarira. Uzahora muri uko kuvuga ngo ni kanaka, wowe uhora wireba kuri umwere. Kutababarira bisenya ingo nyinshi, kubera ko muticara ngo musase inzobe muvuge muti ariko njyewe uruhare rwanjye muri iki kibazo nagize niki nuruhe. Wenda ni njyewe wahagurukije intambara, nawe wongeyemo. Njyewe ukireba kote faible yawe n'udakireba kote faible ye, mugahuriza hamwe mukababarirana. Imana iradusaba kubabarirana. Nimba utarimo kubabarira kandi ikintu kibabaje cyane nuko nta uruhande rwiza ukibona mu mugenzi wawe, nyamara na wa wundi wabikiye inzika afite uruhande rwiza rwagufasha. Imana ishimwe. Afite uruhande rwiza rwaguhesha umugisha. Ntabwo yuzuye ubugome gusa. Hari umuntu weretse kumbwira ngo kubabarira umugome ngo rukumuha amahirwe ya kabiri, ngo kubabarira umuntu nako ngo rukumuha amahirwe ya kabiri. Oya. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nkuko Yesu yatubabariye ariko natwe tubabarira. Yesu yaratubabariye, yafashe ibyaha byacu byose abyishiraho, yafashe urwandiko rwaturegaga arwishiraho, arukuza kurubamba ku musaraba kugira ngo atubabarire. Haleluya. Arakubabarira uri umunyabyaha, wari umusambanyi, wari umujura, wari umwicanyi, wakoraga ibyango n'amaso y'Imana, nta byiringiro by'ibizaba wari ufite, ariko Imana iduhuza na se. Imana ishimwe. Kutubabarira bidusobanura kuduhuza. Imana yaduhuje na se, kuko nta byiringiro twari dufite byari kuzaduhuza n'Imana Data. Imana ishimwe. Ariko Yesu araza yishiraho ubugome bwanjye, yishiraho urwangano rwanjye, yishiraho ibyaha byanjye byose, aratubabarira aduhuza n'Imana. Ariko ukaba ukicaranye ubugome kugeza uyu munsi, kuko ngo sizongera kubana na kanaka kubera ko yampokereje. Nshuti yanjye, kura urwangano muri wowe. Amena. Uwo mwatandukanye kuko yagukomerekeje ntumurebe, urebe Satani wari inyuma yiwe. Haleluya. Urebe Satani yamuteye kugira ngo akubabaze, umubabarire uvuge ngo ndi umwana w'Imana, uvuge ngo kubabarira ni ubuzima, kubabarira ni ubumuntu, umuntu ubabarira ni uw'Imana, umuntu ubabarira ni uwa Kristo, umuntu ubabarira abafite urukundo muri we. Reka ukure kutababarira muri wowe. Ahantu hose wari waranditse ukavuga ngo mwene wacu yambeshe ibi sinzamubabarira. Ugize iminsi warata dukanye nuhakubabaje, nimukivugana nimukigendererana icaya gukoreye wanditse muri karine kugira ngo utasibagirwa. Imana ishimwe. Icyaha umuntu yagukoreye ngo waracyanditse, genda usibe. Ndakwinginze gusiba. Niba utarananditse muri karine wanditse mu mutima, Imana yagusaba gusiba. Kubera ko mbabwiza ukuri bene Data, umuntu wese ufite umuntu wamubabaje, umuntu wese ufite umuntu wamugiriye nabi, akaba yaramubitse mu mutima, akaba yaramugize inzika, ndakwinginze kugira ngo umubabarire. Imana yagusaba umutima w'imbabazi. Twajijwe n'amaraso ya Yesu Kristo.
biroroshye kubwira mwene so ngo ibyo twapfuye nasanze ari ubusa. Reka tubabarirane, reka tubabarirane, twongere tube abavandimwe. Iminsi irahita, ibihe birimo guhita. Reba rero Imana igusaruye uyu munsi ugapfana ubugome bwawe n'umujinya, ugapfana uburakari na za nzango na rwa rwango ufite mu mutima wawe no kutababarira, ukajyana mwene so, biragatsindwa n'Imana. Haleluya. Bene data, nshuti yanjye, nuvuga ngo ukunda Imana ariko ukagira umuntu wanga mu mutima wawe ngo ukurire inzira ku murima ngo uri umunyabinyoma, uri umubeshi, Imana iragusaba kubabarira, Imana iragusaba imbabazi. Waba uri muri Amerika ukaba waramusize muri Afurika, waba uri muri Afurika ariko umuntu wabitse mu mutima akaba ari muri Canada, usabwa kumubabarira ndetse no kumwereka ko wamubabariye, ukamubwira ngo reka dukomeze urukundo rwa Kristo mu mitima yacu. Reka twe kwimura Imana kugira ngo twimike Satani, ahubwo imika Imana ukureho Satani, kugira ngo imbabazi z'Imana zize ku buzima bwawe nawe uzitange. Haleluya. None se muri Matayo ibice 7, muri Matayo ibice 5 umurongo wa 7 haravuga ngo iki? Imana ishimwe. Haravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Imbabazi, imbabazi. Niba ukeneye imbabazi zitanga, hahirwa abanyambabazi. Oh, haleluya. Hahirwa abanyambabazi nibo bazazigirirwa. Tanga imbabazi mwene data, tanga imbabazi kuri wanda gukora ibintu bikomeye. Garura umubano wawe hagati yawe nawe, kuko iyo utanze imbabazi uba utanze amahoro, nawe ubwawe wihaye amahoro, ufite amahoro mu mutima, kuko nta rwango ruba muri wowe, nta n'icyumba cy'urwango kiba kiri muri wowe. Umuntu ukuntu tungana uko, ariko mu buzima bw'umuntu mo imbere habamo ibyumba byinshi cyane. Icyumba cy'urwango rero ugisohora, uvuga ngo uyu munsi igihe maze nararakariye kanaka, igihe maze naranze kanaka, igihe maze narabitse kanaka mu mutima wanjye, igihe maze numva ndashaka kujya muri uriya rugo, igihe maze numva bari abantu ntazabavugisha, igihe maze numva bari abantu batampamagara ngo mbitabe, igihe maze numva narasibye nimero z'abantu kubera urwango ufite muri wowe, tangira ugarure, kuko tuzabesha ngo ukunda Imana kandi wanga abantu bayo. Ntabwo uzakunda Imana utabonye. Mumbwire muri mwese abazumva rino jambo muzasubize cyangwa muzisubize ubwanyu. Imana mwahuriye hehe nayo? Ese mwari mwabona Imana? Haraho muzi Imana se? Imana ntabwo turayibonesha amaso yacu, ariko Imana nyireba muri mugenzi wanjye, nyireba muri mushiki wanjye, muri murumuna wanjye. Imana nyireba muri mwene data dusengana, Imana nyireba muri mwene data duturanye. Imana niho nyirebera, kubera ko iyo ngize ikibazo Imana yohereza wa muntu akaza kamfasha, akantabara ikibazo kigakemuka. Naragize ngashima Imana mu rusengero ngo Imana yabanye nanjye, yatumye umuntu anyegurira ikibazo. Umuntu abantu nibo turebera mu Imana. Mureke twe kwanga abantu, ko nimwanga abantu muzaba mwanzi Imana. Haleluya. Nimwanga abantu Imana muzaba mutayikunda burundu rwose. Ndakwinginze, nimba ujye uvuga ngo urwo rubanza ruzakirwa n'Imana, Imana ndaguzakubabarira igihe wamaze utababarira, kuko yo ikubabarira bihagije, ikubabarira buri munsi, ikubabarira uko bukeye n'uko bwije. Nawe rero urasabwa gutanga imbabazi. Haleluya. Nushaka ube ukora ibitangaza bingana gute, mu gihe utaratanga imbabazi nta Mana uzi, ntayuzi, nta niyukorera. Haleluya. Ntayukorera. Hahirwa abanyembabazi kuko bazazigirirwa. Imbabazi uyu munsi utanga uzazigirirwa. We kwinangira umutima, we kuvuga ngo byarananiye rwose, oya, haguruka uvuge ngo ndakubabariye, kuko namenye ko Imana nyibonera muri wowe. Imana urayirebera mu muturanye, urayirebera muri runaka, muri wa wundi wanze, uri iriya niyo Mana wanze. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana atubwira ngo saba avuga ngo mwami mwami, sibo bazinjira mu bwami bw'ijuru, keretse bakora ibyo data ashaka. Ibyo data ashaka ni iki rero? Ni ukubabarira, ni ukugira umutima w'urukundo, ni ukugira umutima w'ubugwaneza, ni ugukunda bene so. Haleluya. Iyo wagize ibyago se, wari wabona Imana ikazigahagarara imbere yawe ikavuga ngo ndagutabaye, ahubwo
kandi Imana ihuruza abakomeye n'aboroheje, igahuruza abatoya n'abakuru, bakaza bakagutabara ukavuga ngo nabonye Imana. Iyo ukoze ubukwezi ni bande baza? Haza abantu kandi baza mu shusho y'Imana. Niyo mpamvu nta muntu tugomba gusuzugura mu buzima. Bara bose bari mu shusho y'Imana. Nakugiraga inama uyu munsi, nanjye nyigira ngo ubabarire, genda usibe, genda ukureho, genda ukureho umuntu wese wari ufite mu mutima wawe. Ndetse uzi ko abantu bajya bangana, ukajaza nubwo wibagirwa umuntu wanze, ukamwibagirwa burundu, ukamwibagirwa. Ako udashobora kumuhamagara, udashobora kumumenya, udashobora kumutabara, kubera ko hari ibyo mwapfuye kera. Imana basaba kubabarira. Imana ishimwe. Imana kandi tugirire neza. Iki ni igihe cyo kubabarira. Mu byo ukora byose uvuge ngo ndashaka kumenya Imana. Ndashaka kumenya Imana mu mbabazi zayo. Ndashaka kumenya Imana nkunda abantu bayo. Ndashaka kumenya Imana mbabarira. Ndashaka kumenya Imana nita ku muntu uwo ari we wese. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana itwibuke, kandi imbabazi z'Imana niba utumvaga muri wowe hataba imbabazi, mbese usa nkaho uri nk'urutare nta mbabazi zishobora kuguturukaho, ubwira Imana nyine imbabazi iraziguha. Haleluya. Uko ushaka imbabazi, uko ushaka ibyiza, nawe bitange, kuko umuntu asarura icyabibi. Tanga imbabazi zizagera no ku bana bawe. Haleluya. Sozereje kuri iri jambo rya Dawidi, ngubwo Dawidi ngo yatumaga kuri Mefibosheti, bakavuga ngo hari uwo mu muryango wa Yonatani wasigaye, ngo mugire imbabazi z'Imana. Tabarushaga Dawidi yaragiriwe nabi, nta mbabazi yari kuzagira abo mu muryango wa Sawuli, ariko yarababariye abo mu muryango we, arabakunda, arabanezererwa, ndetse abitaho, bakajya basangira ku meza. Yari afite imbaraga zibagirira nabi, ariko kubw'imbabazi z'Imana yarababariye. Tanga imbabazi nawe uzazihabwa. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza. Amahoro y'Imana abane nawe mu izina rya Yesu. Ugende ubabarira utababariraga. Imana ibahe umugisha. Amen.